Claude bite se? Allo? Ndakumva, ndakumva. Oya se? Ugeze usanga byapfuye? Oya ntabwo nari buzi uyu munsi. Uzi ko none kuwa gatandatu ari umunsi wanyu se? Yanjye nayo ndiyo kuwa gatandatu washize. Nibwo tele yanjye yabaye. Ko wari wagiye se mu Chanceline ariko ni uhari tu? Arahari ntabwo wamubonye se nyine? Ndabyumva wamubonye ariko nyine ntabwo ngiye ndi buzi uyu munsi urumva ni ibintu bigoye tu. Ntabwo ndaza kuba mpari. Uyu munsi nawe nyine ntabwo uri bujye hahandi. Ndabyumva. Oya Claude chance aritanga uyu munsi biraza kugenda neza ntugire ikibazo. Ubu ndi mu rugo noneho ndi kumwe na madamu, ndi kumwe n'ikibaju cyanjye mama Joy. Nta ndi bujye ahubwo ndanaguze cyane wongere kumpamagara. Oya uraza kubikora ntari murabikora neza ntari ndabizi. Naho kuwa mbere nyine ejo hari izindi gahunda mfite dufite abashyitsi. Natwa tuboro nshaka kudukora. Sawa nta kibazo ubwo nyine uko byasa kose shwanyaguza dore amafaranga ari kwiyongera natwe tugomba gutanga buri kimwe dufite. Ubona ko ubuzima bumaze guhinduka se. Hari ibintu byabaga muri ya minsi tukiri muri ya kampani ugasanga ugujije amafaranga 100,000 no kuzayishyura. Urabizi ko bigeze banagutwara n'iki televiziyo bakayigarura tusubiye mwa karakazi. Bose amaze kutukiza. Iyi sawa rero urakoze. Yawo. Telefone zawe telefone mu gitondo. Ndabyumva. Makuru se? Nabona uri guseka ni Claude twavuganaga. Claude nawe yazindutse we. Claude buriya Claude aravuga. Arahamagara yageze rero ku kazi asanga simari. Nwasanze simara wogira ikibazo nyine. Aziko mba ngenda musunikiriza ariko ntabwo yarazi ko kuwa gatandatu washize ariwe nyine nakoze tele yanjye. Bra Claude nubwo ariko agira utugambo n'ibiki. Claude n'umwana mwiza. Nje bibona wowe. Kandi avuga siko ni mwiza. Kuvuga ni kwa kunda tera urwenya kandi umuntu ugenda akajunjama n'ibintu urasiwe mwiza. Bura aravuga ngo buriya gaca kamwe iyo kariye inkoko cyangwa umushwi w'inkoko. None inkoko igasakuza cyane. Igasara ubona za nkoko nyine agaca yo gatwaye inkoko umushwi wa kagasara byatanje. Rero habayeho umunsi umwe agaca kajya gutwara inkoko cyangwa se umushwi w'inkoko. Noneho kagezeyo gatwara iki? Gatwara nyine uwo mushwi inkoko irasakuza koko iteza akavuyo rwose. Ariko gaca kayitwaye karakana kakandi gaca nako. Urwo ku gaca kari gafite nyina. Nyine umva agaca kari gafite umwana. Noneho kafite umwana wako ari kwiga guhiga. Noneho babizi ko ducaka ni dukunda imishwi y'inkoko. Noneho uwo mwana w'agaca ajya guhiga inkoko. Agiye guhiga inkoko yazanye cyangwa gaca ugushwi yazanye nyine. Nyina wako gashwe yarasakuje cyane inkoko nyine koko ndisakuza isara batwanya umwana wawe. Uti byagenze bite rero? Noneho nyuma yo karagenda. Kararya kasangira na nyina wayo w'agaca nyine ibintu bigenda neza. Noneho ku munsi wa kabiri kajyana none guhiga. Kagiye gatwara umushwi w'inkoko. Ariko nyina w'uwo mushwi ntiyavuga. Aricecekera. Noneho nyine karagera n'undi karumva ntibyabihuye n'ibyabaye mbere. Kageze mu rugo n'ubundi ku cyari cya nyina bararya n'undi wa mushwi birarangira. Ariko noneho kagira ikibazo kabaza nyina ati se mama uramushwi nazanye ubwashize. Nyina yarasakuje cyane.
aravuga arasakuza avuga ibintu byinshi ku buryo ngize ubwoba ngiye no kurekura umushwi we. Ariko uyu tumaze kurya ntabwo yavuze yicecekeye nyine nagiye ndafata aricecekera birarangira. Mbese ni ukubera iki? Noneho nyine agaca nyine gakuru nyine aramubwira agaca kakara karabwira tubwumva rero iyo nyina yavuze yihorere yibagire nta kibazo dufitanye nayo. Ariko iriya nyina itavuze dufite ikibazo. Aho hantu none wahigiye tuhafite ikibazo. Kuki atavuze? Ubwo nashaka kutugambanira. Ariko uravuze uburakari bwe bwashiriye aho uravuze. Ariko ubwo iramuko yitavuze hari kiri kugambana. Shobora kuzatumenaho akaga tutazi. Ubwo rero dushaka umushwi twibahani tuwusubize kuri iri yitavuze. Ariko yavuze yo nta kazi kabo byarangiye n'umujinya ubwo warangiriye mu rugo rusaba. Urumva impamvu Claude kuvuga kwe biruta buri umuntu utuzanyije ibintu. Umuntu utuje ashobora kukwica utabizi cyakaguhemukira. Aho Claude avuga ibintu byose. Claude yazarabye ku ngengo na chancelier ko mbona ko nawe ibintu byo gushyingira wako nawe. Ese ko afite amafaranga ikindi ni iki? Nyine arayafite. Ariko se Claude ubona akunda chance wowe. Chance na Claude ubona bahuza buri. Ntago ari urukundo se no kubera. Barakora numva Claude abaye boy wati ari kubona chance hariya. Claude nyine ntabwo yimvamo chance cyane. Ku buryo byageza noneho aho gushakana. Reka tuko byaba rero. Urawuzirine no guhuza abantu ku ngufu. Cyavuga ngo wowe ushakana n'uyu none. Uso umuntu yaraduhuje kuzi kujya urakara rimwe na rimwe inzoka yitera ibintu kabitera hirya. Hari umuntu waduhuje akadusanga atyo. Ubwo urumva atavuga ati ntavuga ni we wampaye umugore ni wampaye rwose mama Joy. Nanjye ndarakara urabizi. Byaranje byabaga birimo n'inzara n'ubukene n'icyo amafaranga yabonekeye ibintu ntago. Meze bite? Meze neza. Ndabona ariko byibuha. Ziko ntabasha ko ariko se kuba ingiga bimeze bite? No kurya neza. Umutuzo nyine. Numaze neza nta bya bintu byose no warabyibushye. No kurya neza fresher nyine turazirya. Noneho zikaza inyuma pana kwisiga. Jya mbyibuka n'igitenge kimwe kitakuva. Ariko ndahindura spare wax ibumba magana. Wambara noneho usigaye waramenye n'imyenda ya weekend. Wenda yisi none se rero hari ibintu nashaka kutuvugana. Ntago ari bibi bijyanye n'imishinga y'urugo rwacu. Ndumvikana amafaranga arahari we. Urumva urabona iminsi tumaze hari abantu bifuza kudusura. Hari impinduka rero tugomba kugaragaza mu rugo rwacu. Niba arababwira bazaza ejo se? Hari n'abandi benshi bagenda babyifuza nkagenda mbari imita kubera mbona hari ibintu tutarakosora. Urabona amafaranga abonetse vuba. Ndifuza ko twahindura intebe. Ukampindurira na telefone. Bana mfite telefone mbi. Hari igihe maze kumwe n'abandi mama. Ubu ngubu koko wamburanye iki koko? Telefone noneho ibintu byoroshye tujya mu mujyi tukagura. Mbagira ngo tubanze tubiganire. Ariko nibyo. Tubifatire umwanzuro. That's great. Nkeneye telefone kuko rwose iriya mba muri karyoshye. Hanyuma tugahindura inzu yacu neza tugategura neza hakongera agahinduka hashyashya. Urabyumva utese ngaho. Ura rero mama Joy nari nateganyije ko tuzatumiza intebe Dubai ariko Claude aza kungira inama mbwira ko hari mu mujyi ngo hari amasoko harimo intebe zimwe nziza cyane. Nanze gutuma umushuti wanje witwa Karinabo ukora hari mu isoko kugira ngo nzabanze nkubwire uhite mwibara kuko ashobora kuma nk'ibara ry'umweru utarikunze cyangwa ibara ry'ruje cyangwa ibiki utabikunze. Uravuga ni rero nzaza nkubwire nari nabitekerejeho. Ariko nyine kubera mureba kure wowe ibiki stress bafite byinshi cyane. Urabona ikibanza twaguze undi cyacyaje mu ibibazo iranze turi kuzamura hariya nabwo iri mu tuntu urumva nibyo mba ndimo n'imishinga mba nayo ariko nari nafite mu bipango nateganije kugura za Dubai. Ariko nta kibazo ubwo ngubwo tuzajyana mu mujyi hitemwe ibara nzabwira uwo musore tujyane atubwire atwereke ibintu nk'ibyo uhitemo intebe dushaka rwose nimashaka gusa neza kuba ahantu heza. Aryo bari bavuze
telefone se ushaka imeze ite? Habaho Samsung, habaho iPhone, habaho Infinix, habaho Tecno, habaho ntuzahari n'izaje zitwa Google Pixel. Oya. Hari n'amasoni ushaka iyi. iPhone. Yes. Narimbizi. iPhone ushaka zino zigezweho cyane. Zifite ibintu by'ibikamera inyuma. Uyu ugenda ubaza igura ngahe. Uzayifata amafaranga kuri konte ugende igure. Cyangwa se niwumva bikugoye dushobora no gukoresha umuntu wanjye. Akagira akayikuzanira akayikura hanze. Ako nibikorohera uzajye mu mujyi tambwere tujyane. Ejo dushobora kujya gushopinga ya makanzu wari wambwiye y'amaturiki ukunda. Dushobora gucara ku shop ryaho. Tuzabura shop tuyizana. Ko mu Rwanda sigaye babikura hanze bakabizana Rwanda rwateye imbere. Warakoze rero utuntu ngutunganyiriza. Ahubwo na breakfast wateguye kuba wabuze iki? Reka ngutunganyirize sheri, reka ngutunganyirize kwa mu gitondo. Sigaye noneho umeze ewa. Iravuba mama Jo. Yego. Sawa. Baguwe neza Uzoeko wakonje ni Yewe, ni iki ko wakonje? Warwaye? Se nkubwire iki? Nkubwire ni nakundi. Ese kutambwira ni iki? Byagenze bite kutambwira? Ntebe rwose naramaze kumuvugisha. Inde? Yanzira ahagaze. Ese ni ikihe kibazo? Zirahagaze? Majo. Karame. Ibintu byabaye ku kazi wacu. Uri impamvu uri kubona ntari kurira amarira y'umugabo atemba ajya mu nda koko. Ubu ndacitse nanjye sinzi ukuntu mpavuye. Abantu bose bakukunje babafunze. Claude bamufunze. Cyakora chance we yagiye. Habaye iki? Ntabwo nzi. Byagenze bite? Ukuntu ubwo bari buduhembe ejo bundi. None se byagenze gute? Company yafunze, boss bamufunze. Burya boss mwari nk'amadeni cya yose. Ibintu twakoraga ngo ntikemewe. Mbese boss ibintu yadushutse byose, ma diplome twara depoje abizi kuntu nirukanse kwa karakazi byose byari ibinyomo. Ubu arafunze. Natwe twese bahise buko natwe bari batukudushaka. Ubu Claude kubera wari ubizi ko ajya agera ku bintu by'amafaranga n'ibiki. Ashinzwe amasoko, ashinzwe na bya marketing byose. Babantu yagiye yereka ngo dufite ibintu n'ifite ibiki bafunze abantu. Yego mwami kazi wa Rozari. Ibinukira? Bavuga ko badukurikirana ngo barebe n'imitungo twakuye ngo mwakarakaze mu mafaranga baduhembye n'abakozi batsanzwe.
Noneho mama Joy turabigenza dute noneho? Yewe papa John ndumva nta gisubizo napfa kubona ariko ihangane buriya nta Imana ifite impamvu. Aho kubera iki koko mana yanjye tugira ngo tubone amahirwe ibintu bigahita bipfa. Yewe ndumva amafaranga twatumaze kubona kumva nkushanze twarandiye none se nguki ya byibura se barabaha turadufaranga ko bande batuduha ko ntabure bamufunze boss nyirizina bamufunze umwungirije bamufunze ushinzwe amakosa amasoko bamufunze ahubwo nawe nanjye ushinzwe iby'itumanaho bendaga kumfata no kuravuga ni ngiye mvuga ibintu bambwiye. yewe Yesu nakomera pe aramazi arase kumwe isi natubonye nyine ayiwe ayihangana ariko bizakunda tu kuba umuntu ariho nicyo gishoro kuba nge batamfunze ndashakisha nyine akandi kazi. Maze kumenyera ntabwo babyoroshye dufite inkuru nziza ariko oya se mama Jo inkuru sinezi mfite inkuru nziza fora abantu baragiye gusura se niba baguhaye inkuru oya fora genekereza mu byifuzo dufite muri iyi minsi habaye ikira mama Frank yakugurije amafaranga ngaho mbere urashonje ko bigeze ubwo ntabwo ari iki ntabwo ari Ebano yavuye muri Canada ntabwo yaje niwe yaje ntabwo yaje pe nese habaye emera kutizwa rero nkubwiye oya ntabwo nsi aho se hariho ibihembo bundi hariho iki ushaka ukiza ahubwo oya mwiri igihembo kiriho menye ikintu uri gukorera hariho oya ibihembo birahari mu muraho urabibona okay ikisi watsinzwe rero njye reka nkubwire natsinze mbwira nabonye ndetse akazi wow nabonye akazi really uko wari warabyibushye ntabasha kuguterura nakabaye nguterura no kuzamura mu bicu n'ibiki wabonye akazi nabonye akazi kandi wagira ngo iyi Bibiliya nasomaga nubwo atari wabonye akazi nabonye akazi ubu se nuhembwa bwa mbere ngira ikintu uzavuga mana kari byinshi we kandi rero urabona ngiye buriya nari nabiketse none nararyamye ndota nyine turi ahantu twasohotse ndavuga ngiye ko akazi kashize ko banankurikije imijugujugu hafi no gufungwa bana twasohokeye ndavuga nariko mama Joy yaratepoje ahora ashaka akazi muri iyi minsi nyine afite ibicuro ariko kuva mu gitondo nari gusoma mfite ibicuro
iki gitabo nasomaga nkumva ari ikintu kidasanzwe, kumbe nta kazi. Umva wagira ngo bobere mwana yanjye, Imana ishimwe, ubu ngubu ibintu byose bigiye mu buryo neza. Ariko se amadeni yo uzi kutishima nkabona ariko nyine nanone utekereza ibintu biri tuma nishimye. Koramira utantamboga ishimye, ahubwo burya twayishyura, tuzayishyura Mama Joy tuzayishyura. Njyewe ndabizi neza ko tuzayishyura. Mama Joy miriwe? Ni byiza. Ni byiza se, meze neza? Meze neza. Makuru se? Ni meza. Ese bite byako ndewe uri kumbaza amagambo menshi? Ayo magambo se. None se ko umuntu utishimye byagenze bite? Nashimishwa n'ibiki byanshimisha bira. Ako Mama Joy nawe ariko rero ntugakabye urakajwe ni. Bishimisha umuntu ni. Ako uzajya uzana imihari wawe nayo mu kazi. Uyizane hano mu rugo, urumva ibyo bintu bizashoboka se? Mba numva rwose nta kibazo, turishimye, wabonye akazi. Nubwo njye nta kazi mfite ariko nshimira Imana ko wowe byibura ugafite. Suzwa ibintu byose bidushimisha rwose. Ako nashima Imana ko mfite umugabo wirirwa mu rugo. Reba ahantu hose ntushobora no kumenya akazi, reka ntabwo ari kugenda gusa. Aha ngaho nta kazi kaba gahari ushobora gukora ngo wumve ko wakoze. Ibintu byose birandagaye, wagira mbese ibintu byose babigukorere urikize. Ariko se niki kintu cyapfuye muri rugo, niki cyapfuye? Winjema hariya wari bikuntu hameze. Ameze hate? Ni mu kiraro cy'ingurube. Ameze hate se? Nese ameze nko mu kiraro cy'ingurube. Umva nkubwira wa mugabo. Stress zawe ziri kugenda zishaka kundenga, ndumva zindenga. Ariko se nakoze iki Mama Joy? Kwirirwa mu rugo bitandukanye no kwirirwa uryamye hano usome ibitabo. Ariko se ndaryamye kubona ntazi iki. Nakazi ntaki ndi gushakisha akazi, urabizi byose ibintu ukuntu byagenze. Nese ubu ufite akazi sumugisha kuri ngo woze ibyombo nje mu kazi nze mbahahire nje mu byombo nkora iki byose nje gukora ndi mashini ngewe. Mama Joy akazi ubonye ejo bundi ko twagize umugisha ukakabona, ubu ngubu ikibazo ufite ni ikihe ko? Ikibazo mfite ni ugusiga umuntu utari masikini mu rugo, nkasanga ameze nk'ikirema mu rugo kandi ari umuntu muzima ufite ingingo zose zikora. Ako ibyo ni ibitutsi. Ni ibitutsi? Ibyo ni ibitutsi. Aho kutazatuma nkubahuka nge maze kubona izina. Ibyo ni ibitutsi. Utangiye hari ibintu uri gutekereza. Utangiye kuntuka. Umva wirirwa wikomeza kuntera mu mutwe. Isukari urayizamura buri munsi sinakubwira. Kumero karabwira ko kazi k'iminsi ingahe? Byumweru 2 umaze? Biramaze. Byumweru 2 winjije ngo. Nanjye nzakabona ariko. Nuko nyine.
utangaje. Sama Majoro makuruza. Neza. Konde bo ntangiriye se nibi. Wapi tu nta kugutangira nari nsohotse mu cyumba bisanzwe. Rero buri gutembera mu nzu nyine niko kazi. Ariko se koko. Hakuzko wakize neza neza. Gusohoka hanga nkasohoka hanze. Wewe wagiye ku kazi udasohotse. Hanyuma wowe warugiye ku kazi se? Nguhinze urugendo? Ntabwo nari ngiye ku kazi ariko nari nsohotse. Nuko nyine nari ngiye hanze. Reka ndabona sinzi none se ibindi uri kumbwira ni ibiki ubwo Ese ni ibiki mubwiye ko nagusuhuje nkakubwira nti ikaze mu rugo rwawe ni iki kindi mpoze. Ariko se ikaze nicyo ushinzwe hano nyine nta kindi ariko se reka nkubaze. Reka nkubaze. Nese kare hose ho nari nshinzwe ikibona iki. Ibyo hari ushinzwe icyo gihe hari ubishoboye ubu ngubu rero ndakureba nkabigwa byari. Hakuba Majoro kubura akazi ni ikintu kuba ndafite akazi. Umaze igihe kingana iki ukora? Ntujye kumara amezi 2 ukora? Ayo mezi 2 ariko singiye kumara amezi 2 n'igice nta kazi mfite. Iyo bavuze umutwe w'urugo se bavuze iki? Umutwe w'urugo ni umuntu wese ushobora kugira ute ufasha mu rugo. Umva rero nkubwira mugabo, ngiye bimaze kungera aha, uraryamye ukeneye kurya uri umwana se narakubyaye ngewe. Ariko ibintu byose ukuntu byagenze. Byagenze bite? Mama Joy ntukigire umuntu nkaho ibintu byose wabyibagiye. N'uburangare wagize. Nese ube burangare ninge watumye company bayifunga. No, umva nkubwire. Uza abantu bafunze twakora. Company ihagaze nta kandi kazi kaba. Ubu se Claude ari he ntafunze? Afite Chance nese ntarakaza afite kubizi twakora. N'abana bagira. Nta mugore n'abana bateri. None se ninge nge nahisemo se kuva mu kazi company barafunze boss baramufunze wagize amahirwe ntibanamfunga. Oya bafunga byibura ukagenda ngenyine. Iyo bamfunga none umaze iki? Ariko bakaza umazeho amezi 2 nayo ataruzura pe ntuhembwe rimwe. Nturye muri guhembwa rimwe ntabwo uri kurya. Ariko se kuba warabisa mu mutaza yiturutse amazi. Nese we ntibikureba si inshingano zawe we kuba wafasha mu rugo. Oya ndavuga gufasha mu rugo bisanzwe. Umva rero nkubwisha ndumva agiye kuzasaba. Akujya mu nzara kwa muvuta umugware muri urugo. Ako se ni wari kuvuga ngo dufatwa njyewe. Njyewe. Hari ikintu bita kurambirwa. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Dufata umwanzuro ibintu tubishyira ku iherezo. Niba ukeneye kuba mu rugo usubira iwanyu ubane na mama wawe. Ndi gushakisha akazi ndi gushaka ahantu hose. Oya wasubira iwanyu bakakurera. Uko njye ntabwo nashobora kurera umugabo ngo ndire n'umwana. Sinzi ntabwo nabishobora. Wasanga ababyeyi bawe bakakurera nyine nibo bakubyaye. Njye narakubyaye. Ku buryo wirirwa uryamye ugaramye uzenguruka inzu yose ngo no. Nuko wahindutse. Oya guhinduka ubwo ntabwo. Akanya nkaka nuko wahindutse. Ahubwo umva nkubwire njye natekereje neza. Namaze gutekereza amaze igihe kinini ntekereza. Ubu rero natekereje noneho bigaragara. Ushaka iki? Ndashaka dutandukane njye nawe. Ngwiki? Buri wese amenye Mama Joy none. Ushaka tugire dute? Dutandukane njye nawe. Ugeze aho ushaka gatanya? Ku mezi 2 n'igice 2 ataruzura umaze ukora. Gatanya gutandukana divorce. Ibyo bintu bisobanura kimwe. None ushaka iki? Niba bisobanura kimwe rero. Ndashaka dutandukanye ndashaka divorce. Buri wese amenye ibye. Niba ari ukoza ibyo byombo ugenda uri woza iby'iwanyu cyangwa so woza simbizi. Niko bimeze. Kandi na confirm. Okay. Gusa ibi ntibyakabaye dutandukanye. Oya ntabwo. Nese kuki udatekereza no kuri Joy basi? Ngo bayikize. Nese ntabwo umutekerezaho. Ubuso wirumwe. Kuko aho uzajya uzabana n'umuntu mushobora kubana amezi 2 ataragera ukora wenyine ugira ikibazo kingana ngo kuzi ibintu byose ukuntu byagenze. We ntabwo twakwiye kuba twubakana. Nuko no mwanzo mwafashe. Ntabwo uzagenda ushaka uri kwikinira. Je nyina nandi. Uretse gato. Uranuko. Ndetse gato sikubeye. Yego. Ongera guhamagara ni ngangiye. Allo. Ako ni wanarika basi. Uko ari mu telefone ari nimero cya ntabwo wareka nitaba telefone. Mama Joy wabaye uko. Allo. Yego. Ngaho. Tayandwa. Iyi niwe nini. Bakunda kunyita Papa Joy niwe. Nubundi Narukana. Bari ko baye. Oya si. Iyi nabyoherejeyo.
Wow! urasaza se uransariraho sinabikubwira magana inani oya ntayo nagiraga ni imodoka njyana ku kazi ntabwo wakumva ukuntu nagushimira rwose urakoze rwose imodoka nari nkemye akazi imyaka 2 oya nditeguye ejo mu gitondo murakoze cyane nukuza nkeye okay sawa ubwo nta kibazo nzabavugisha ejo mu gitondo ngiye kuza murakoze cyane ni Papa Joy nta kibazo sawa noneho ugeze aho usara se birangiye utsaze ngo akazi imodoka ngiki bakubwiye ngo harya kare warumbwiye ko ushaka gatanya so Mama Joy gufite ikintu cyiza gihari telefone impamagaye utashaka inampamagara si inkuru nziza kuri wowe ni inkuru nziza kuri njye numva nta nayigusharinga mbonye akazi kontra y'imyaka 2 urumva gahemba amafaranga ruta akubye hafi kabira yo nahembwaga urumva imodoka injyana ku kazi ubungubu rwose so rero ushobora gutegura avoka wawe ngewe wanjye urabizi yari amaze amezi 6 yishyuye nanamwishyuye kontra y'amezi 6 nuko kazi byari byapfuye so mutegura wanjye ari ready n'uwawe mutegure ugatanya naremeye impapuro nzazisinya nta kibazo oya nuko twabiganiraho tukareba urumva tukagira byambaye byinshi kuva akazi kabonetse twakongera tukaganira tugasubiza urugo rwacu ngo nta kibazo nibyo tukagira dute ubugabo butisubiye ariko Papa Joy ntubizi uri umugabo se oya ndi umugore naho bwo bubyara buki ubugore butisubiye urumva nyine ni ikibazo ariko ubu ngubu twabishyira ku murongo Mama Joy tegura umwavoka wawe nta kindi kintu dupfana ni Joy wavuze ko tuzamwitaho it's okay tegura umwavoka uwanjye ari ready yari yishyuye n'ubundi gatanya ndayemeye sawa